Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mu minsi yashize, mu bihe byashize, twaganiraga cyane cyane ku buryo abantu bagomba kwiyitaho, ahanini tugendeye ku mpinduka iri mu mibiri y'abantu. Twagiye tuganira uburyo imibiri yagiye igabanuka ubudahangarwa bitewe n'inkingo za korona. Izo nkingo za korona rero zikaba na n'uyu munsi zikomejwe gukorwaho ubushakashatsi bwimbitse, ariko nkaba navuga ko budatanga ibisubizo byiza, kubera ko ahubwo ubushakashatsi buheruka bwerekanye ko habaho icyo bita mutation cyangwa se mutation. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu bamuteye turiya turemangingo mvamigabane cyangwa se ruriya ruvange, kuko harimo izo bita semi-viruses. Semi-viruses ni virusi ziva nabyita ngo ni chimpanzee cyangwa se inguge. Hari inguge ziba muri East Africa dusanzwe tuzi, ariko hari n'izindi nguge ziba nakwita mu bihugu byo hejuru za Cote d'Ivoire, mu bihugu za Cameroon. Hari inguge zigira imisatsi y'umuhondo ubona zifite isura iteye ukwazo. Izo nguge rero zifite virusi bita semi-viruses. Zifite ubwoko bw'amavirusi muri zo bita semi-viruses. Izo semi-viruses zikaba zaragiye ahanini mu myaka yashize ziterwa mu nkingo nyinshi z'abana. Nkaba njye nemeza ko inkingo z'abana zidatuma baba abantu bazima, ahubwo zituma bashobora kuba abantu bazahora bagura imiti ku nganda zicuruza imiti z'isi. Izo semi-viruses 40 rero bashize mu nkingo, tukongeraho n'icyo nakwita ibinyabuzima LC32 bavanye muri Mars, tukongeraho noneho n'uruvange rwa spike protein. Bafashe icyo nakwita protein ya corona cyangwa se ikinyantungamubiri cya corona, noneho baragifata bakinjiza muri za zindi byose biba uruvange. Urwo ruvange rero nirwo twita lipid nanoparticles. Lipid nanoparticles ni ukuvuga ngo ni iyo proteine noneho bakoze, ubwo yabaye RNA, yabaye ribonucleic acid. Ni ukuvuga ngo bafashe ubwoko bwa nucleic acid ariko itari y'umwimerere. Mu cyongereza navuga artificial, itari umwimerere. Barayifata noneho bayinjiza mu mubiri. Umubiri w'umuntu ubusanzwe, akaba ari naho iki gitekerezo cyo gukora izi nkingo za Pfizer na Moderna cyaturutse, bagira ngo bongere ubudahangarwa bw'akanyabuzima fatizo ariyo DNA, noneho bongere n'ubudahangarwa bwa RNA. Umubiri w'umuntu usanzwe ufite ubwoko bw'utwo turi mu bigize umubiri w'umuntu, ariko noneho iyo bongeyeho iyo RNA artificial ivanze na semi-viruses, ivanze na LC32 cyangwa se semivirus 40 cyangwa LC32, bigenda gute? Habaho impinduka.
impinduka itangirira mu bwonko mu masaha 28 ingingo ziba zagize mu bwonko, itangirira mu bwonko igatangira kwangiza imitekerereze. Ngira ngo abantu biteye uturemangingo mvamigabane kubera iyo LC32 nge niyo mpamvu bituma mvuga ngo ni uturemangingo mvamigabane ivanze n'izo virusi z'inguge z'umuhondo, ikongera ikavangwa na niyo spike protein. Ni ukuvuga ngo bigenda byangiza ubwonko buhoro buhoro. Ku bazi kwitegereza mumaze kubona amaksida cyangwa se impanuka za hato na hato, ubwonko usanga bwifunga, ubwonko bugeraho bukifunga. Bwifunga gute rero? Bwifunga kubera icyo nakwita mutation. Ubushakashatsi buheruka bwerekanye ko ari ibyo bita negative charge. Ni ukuvuga ngo iyo semivirus zigeze mu mubiri zifatanyije na LC32 n'ibyo binyabuzima bavanye muri Mars, bikora mutation. Ni ukuvuga ngo bihindura uturemangingo fatizo tw'umubiri w'umuntu, ku buryo umubiri w'umuntu uhita umera nk'ubwato butagira kapiteni. Nk'ubwato butagira kapiteni, butagira n'abandi bose bashinzwe kuyobora ubwato, kandi ari ubwato bunini bwa tubwite cruise ship, cyangwa se ubwato bumwe bunini bugenda mu mazi manini. Fata abantu bashyire mu bwato, ubashyire hagati mu nyanja, noneho nta bantu bakoresha ibyo byuma. Niko rero umubiri w'umuntu usigaye umeze muri iyi minsi. Ubibonera he rero? Ubibonera ku bantu babyara cyane cyane. Twegeze no kuvuga ku byo bita IgG4, ubwoko bwo kutumvikana hagati y'uturemangingo bita selile T na selile D, noneho bigakora inyongera ubudahangarwa noneho zirenze izo umubiri ukeneye. Noneho izo nyongera budahangarwa zikongera zikagaruka zigatangira kugaba ibitero ku mubiri, bikavamo kwangirika kwa reprotonium. Reprotonium ni ingobyi ifata izindi nyama z'umubiri zose. Iyo reprotonium iyo yangiritse, ni ukuvuga ngo niyo ifata izindi nyama. Kwangirika rero kwa protonium bifite izihe ngaruka ku bagore babyara? Ni ukuvuga ngo umugore yamaze kubyara, iriya ngobyi cyangwa se ifata izindi nyama z'umubiri icika intege, kuko haba hakoreshejwe imbaraga nyinshi mu kuvana umwana hariya yegamye. Noneho reprotonium ikaba ifasha mu kubika cyangwa gushyigikira inyama 10 z'umubiri. Noneho inyama z'umubiri usanga zimera nk'izikwedutse zigashika intege. Ubundi imbere zahitaga zisubiranya, ariko ubu ntizisubiranya. Noneho nibyo mumaze iminsi mubona abana b'abakobwa bafite imyaka 28, 30, 32, 34 gutyo, babyara, bamara kubyara agahita apfa. Yagize imana n'umwana ntabwo apfa, yagize amahirwe umwana abaho. Nibyo mumaze iminsi mubona, mukibaza muti biba byagenze gute? Iyo rero tubabwira ngo mufunguke amaso, mwiyiteho, amazi si yayandi, ibintu byarahindutse, imibiri y'abantu yarahindutse, haba hari impamvu nyinshi. Ariko nka sosiyete y'Abanyarwanda
ku muntu uzi kwitegereza. Iyo amaze kwitegereza, ni sosiyete ikunda ibihuha bitubaka, ni sosiyete ikunda ibihuha bisenya. Niyo mpamvu usanga umuntu ufite channel ya YouTube ufotora abantu bambaye ubusa, ushobora gusanga afite abantu bamukurikira 400,000. Ariko twe tubabwira ko uburyo mugomba kwitaho, ugasanga video ntabwo muzireba. Ariko uko mutazireba, niko mu mibiri yanyu harabamo mutation, kandi iyo mutation iri kuba mu mibiri y'abantu bose bafashe inkingo za Moderna na Pfizer. Simpamya ko iyo mutation ishobora kurenza imyaka 10 itagize icyo itwara umuntu gikomeye. Bivuga iki rero? Bivuga ngo abantu bafite amahirwe yo kwirwanirira. Narindi gutekereza ku kintu gishobora kwinjira muri DNA, nk'uko urwo rukingo rwinjiramo. Noneho mbona indimu, amababi y'indimu. Amababi y'indimu musanzwe muyazi, ariko aya mababi mureba afite hano ni amababi y'indimu ya Kinyarwanda. Aya mababi y'indimu ya Kinyarwanda, iyo uri mu Rwanda ushobora kuyasanga guhera za Ruyenzi kuzamuka muri biriya bihuru byaho, urayabona. Iyo umanutse za Bugesera urayabona. Indimu zo mu gasozi ubona amababi nk'aya ngaya. Amababi ubusanzwe abaturage bayivuza diabete, bayivuza umuvuduko w'amaraso. Abaturage basanzwe, abaturage bayavanga n'imiti y'inzoka, bakayavanga n'imiti bavuza abadamu bafite ibibyimba byo mu nda, bakayavanga n'imiti bavuza ibibazo byo mu mihango. Abo ni abaturage. Murabizi ko abaturage bazi kwivura ndetse kurusha n'abantu bo mu mujyi, ku buryo mpamya ko abaturage ubu barangije kwivura. Abenshi barangije kwivanamo ziriya nkingo batabizi, kubera ko umuturage ababara mu nda ntabwo ajya kwa muganga. Kandi kwivuriza mu binini ntabwo bishobora gutuma uburozi bwa ziriya nkingo abantu batewe bugabanuka, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero abantu bagomba gusubira muri gakondo, imitekerereze y'inyozabwonko, ngo barize, ngo twarize. Ariko mujye mwibuka ngo iyi systeme capitalism itaraza, cyangwa se abakoloni bataraza, abanyarwanda babagaho gute? Abanyarwanda bari bazi icyo nakwita imiti ifasha umubiri wabo, bari bazi icyo nakwita Imana mu buryo buhagije kandi busesuye. Niyo mpamvu uzasanga ibihugu bibiri ku isi ari byo byacanaga umuriro bavuga ko bawucaniye Imana uhoraho. Hari Israel, hari n'u Rwanda. Umuriro w'Imana bitse umuriro wa gihanga wahoraga ucanye, ngira ngo ni kuri Mont Kigali, ntabwo wazimaga kuva igihe cyose ubwami bw'u Rwanda bwabereyeho. Ni ukuvuga ngo uwo muriro kuzima byabaga ari nk'ibintu, mbese ibyago byagwiriye u Rwanda, nk'igihe ingoma ya Rwogera ngira ngo yabaye itagihari, bakayisimbuza Karinga, nibwo umuriro wazimye honyine, kuko umuriro n'ingoma byaragendanaga. Rero abanyarwanda kuva kera bivuza ibyatsi niyo miti yacu. Abantu bareke kubisuzugura, bifite akamaro
ndetse ubu siyanse ubwayo isigaye nayo ibikoraho ubushakashatsi kandi igasanga ibyo abantu ba kera bari bazi n'ubundi nta gishya siyanse ibona, kuko siyanse izakubwira ko iyi ari kubera ko ifite sitro ikagira limonade ikagira jauneur, bazakubwira muri siyanse ko ari antibacteria kubera icyo nakwita compound, kubera ibyo biyigize. Bakubwire ko irwanya amabacteri mu rurimi rw'ikinyarwanda. Muzajya mutubabarira kubera ko systeme y'ubuganga ntabwo yari yajya cyane mu kinyarwanda, ariko tugerageza kubasobanurira kugira ngo mubashe kugira nibura icyo mwumve igitekerezo rusange. Abanyarwanda rero ntibari bazi antibacterial cyangwa se ibirwanya amabacteri, ntabwo bari bazi ko bacteri icyo ari cyo, ntabwo bari bazi antioxidant icyo ari cyo, iyo tuvuze ngo antioxidant, ariko bo indimu nk'iyi bayivuzaga izo ndwara zose zifata z'amabacteri, izo ndwara zose usanga zakiza abantu hasi, cyane cyane ko iyo tuvuze ngo iyi ndimu ni antioxidant bivuga ko yongera ubudahangarwa kuko ifite vitamine C yo hejuru cyane, rero yongera ubudahangarwa bw'umubiri, igafasha abarwayi cyane cyane abarwayi basima, igafasha abafite umwuka mukeya. Muri iyi minsi hasigaye hari cyane cyane abarwayi usanga bari kuri bya byuma byo kwa muganga bita bonbon babongeza umwuka. Iyi rero yongera imikorere y'ibihaha by'umuntu, bivuga ngo yongera umwuka w'umuntu, ikoza umwijima, bivuze ngo amababi umuntu ashobora guteka amababi buri munsi, amababi nka 13 mu gikombe cy'icyayi, akaba ari cyo cyayi umuntu anywa nibura mu gitondo na nimugoroba. Bifasha iki rero kindi? Bifasha kuvana imyanda mu gifu. Imyanda mu gifu niyo ya mabacteria twavugaga. Burya ubuzima buba buri mu gifu, iyo igifu cyavuyemo imyanda yose biragoye kugira ngo umuntu yumve ngo arwaye umuvuduko, ngo arwaye indwara zigiye zitandukanye y'igifu kimeze neza, indwara zigeraho zigafata amagufa, rheumatoid arthritis, indwara z'amagufa, osteoporosis, indwara zigenda zifata amagufa. Ifite calcium nyinshi cyane, ikagira iron nyinshi cyane. Ku barwaye indwara z'umutima ifite potassium, magnesium iri mu gipimo cyo hejuru, ikaba rero yafasha kugabanya umuvuduko. Ibyo rero byose murumva ko abanyarwanda ba kera babivuzaga batanabizi, nta laboratory zipima bafite, ariko bakaba bazi buri cyatsi icyo kivura. Niyo mpamvu rero umunyabwenge yakwiye kugaruka kuri gakondo, kuko gakondo niyo miti igomba kuvura ikiremwamuntu, niyo miti Yahwe yakoze ayishyira mu butaka ngo umunyabwenge ayikoreshe. Murakoze rero, mwari kumwe na Master Kata. Ni byiza ko mukora subscribe kugira ngo ntihakagire ikiganiro na kimwe kibacika, kuko ubu tujye noneho kugira umuvuduko mu biganiro byacu, ku buryo uzadukurikira yaba yarafashe uturemangingo mvamigabane cyangwa ataradufashe, n'urwaye izindi ndwara nazo azaziva.
iyo mvuze diyabete cyangwa umuvuduko harimo abantu batafashe uturemangingo mvamigabane ariko bafite diyabete n'umuvuduko, bivuga ngo iyi ndimu bayikoresha tuzagera aho tunavange ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bivuga ngo umuntu uzaba atararebye video zatangiye hari ibyo atazasobanukirwa. Mukomeze rero mugire ibihe byiza, naho ubutaha murakoze.